rwose hari igihe rwose twicara tukabivugaho tukagushimira pe oya metere n'umwana mwiza mu rugo se muraho ariko umugabo wawe tuzamubona gute uzamutuzanira we samugani karibu yego mwana wawe ariko nawe sigaye uri imboneka rimwe wabonetse mwa ku madani makuru neza yose hano se naho ujya uhagera ufure muraziranye se uyu nguyu tambuka udusuhuze yega karibu uyu nguyu ni ikimenywa bose turi rambo kandi kuva wava isafari rwo muntu aha nibwo tubona yo ritimwa niko se mada hano tuvugane gatoya fa urarize Niki cyatuma nandira koko amagambo meza umwanya wafashe ujya gushaka iyo gitari kugira ngo uze kwandirimbira iyo turi kumwe nibagirwa buri kintu cyose kibi ko kibaho muri buno buzima ndagukunda wenyine ndagukunda Anita none byinshi mu buzima bwanjye rero nta kintu nakora kugira ngo ndushimishe Anita nsezeranya ko uzamba hafi ntabwo ari ibyo nagusezeranya ahubwo nzakubera umugore mwiza ujyayo abana beza ntubahe ngukunde mbere umwana papa wawe ko nzi ko ari umuntu w'agaciro mu buzima bwawe ndagukunda cyane ayo magambo yawe amagambo meza nkameza Anita ubu nsigaye niyumvamo umuntu ukomeye kubera wowe ufite imbaraga ufite icyizere Anita ndagusezeranya ko ntazigera nguhemukira bakunzi b'inzira y'umusaraba ndabashuje muri hose ese none bigiye kuba byagira bite ko navuga kanga umugore wa kamarada agiye kuba yajya mu byago bikomeye ndetse agiye kuba yajya mu mazi abira biraza kuba byagira bite mbere ko dukomeza nkubwira bigiye kuba byakurikira ndetse nkubwira ari ikintu babashije kuba bakora umugore wa kamarada dore ko beshi muri bwaze kuba mwatungwa n'ikintu babashije kuba bakorera ku mugore wa kamarada ndetse beshi muri bwaze kuba mwagiraga gakomeye ndetse beshi amushobora kuba mwanarira kuri ibintu bibaye ku mugore wa kamarada ni ibintu bidasanzwe ndetse ni ibintu bibi cyane ese none bigiye kugenda gute mbere ko dukomeza najya amaze musaba akantu gatoya cyane nyaboneka ndagira ngo ujye muri comment nyaboneka nyarukira muri comment ubundi ugira ijambo rimwe ubwira umugore wa kamarade ikintu yakora kugira ngo abashe kuba yacika ngaha kwa rugemwa cyangwa ikintu yababeshya kugira ngo acika ngaha kwa rugemwa kuri kubona ko kwa rugemwa bafite inzika ikomeye cyane kandi rugemwa abonye umujinya yagize ubwo bamutemaga avuga ati uko byagenda kose ngomba kwihora rero navuga ko hangaramutse amenye yuko n'umugore n'umwavuka waje kumuburanira ari umugore wa kamarade urumva ko ibintu byagenda nabi ndetse agiye no kuba yamugira nabi se noneho bigiye kuba byagenda biteye n'amatsiko n'imishi kandi nakomeje kubaswa bigiye kuba byagenda gusa angiye kuba nakumara basoko kandi giye kubona kugira ibigiye kuba byakurikiye byose nibugeze hanga bwa mbere nta kindi kintu usabwa n'ugukanda kuri subscribe kugira ngo dukomeze kubana kandi tujye dukomeza kugenda dusobanukirwa byinshi muri no filime z'umusaraba nyaboneka rero nicyo kintu cyonyine usabwa ubone nkakubwira ibigiye kuba byakurikiye byose dore ko bishimye kumusha kugenda mumbaza muvuga ati ese kubera iki ibintu byose tubwiye tubibona ko yutubwiye ibintu biraza muri no filime tukunda kubibonamo wowe ubimenya gute byinshi ndetse n'ibindi byose nyibazaho byose ngiye kubana kubwira ndetse nkubwire n'impamvu ibintu byose bibera muri no filime z'umusaraba ndetse nibibaye bigiye gukurikira byose mba mbizi ngiye kubana kubwira ndetse nkubashe no kuba nakumara amatsiko kuri byishimye baza kuri Emile ndetse na Anita ambashe kubana kubwira mu buzima busanzwe ndetse nkumara amatsiko nkubwire n'amateka yabo nyaboneka rero icyo usabwa nta kindi no gukanda subscribe ubundi ukajya no muri comment ukabasha kuba waduha igitekerezo cyo kugira ngo tugire tubone ko dukurikiye kandi nawe wifuza yuko kuri kose kwajya neze nawe wifuza yuko ibiri kugaragara muri no filime z'umusaraba byose byarangira rugemwa ajyanwe muri gereza ese nawe ni kubyifuza yifuza yuko rugemwa yajyanwa muri gereza ese uri kumva rugemwa ajyanwe muri gereza kuba yakatigwa imyaka ingahe
cyangwa nawe uri kumva nkuko mama Iribagiza byumva amwumvishe ko mama Iribagiza yavuze ati wowe ntabwo ukwiye ko wajya muri gereza ahubwo ukwiye kuba wapfa kubera ko nta kindi gihano kwisibye kuba wapfa. Ese nawe ni kubyumva urumva Rugema akwiye kuba yapfa cyangwa uri kumva Rugema akwiye kuba yajyanwa muri gereza ubundi aganirwa ibya byose yakoze. Nashobora kujya muri comment tukagira ijambo rimubwira ahanga ubitabye mu ko ibintu Rugema ari gukora navuga ko ari kwibeshya cyane. Se noneho bigiye kugenda bite kangana no mubonye yuko hanga ibintu bitoroshye kumubonye yuko hangaha ibintu bibaye noneho aragaho mama ko mubonye ko n'umuyobozi w'umudugudu aje akaza hanga kwa Rugema ubundi akahasanga umugore akamarada agahita amubwira ati ese nawe ahangaha ujya uhagera ahangaha nawe ujya uhagera wahaje gute nyine wese ubona ko abyibajeho cyane ndetse akabitekerezaho cyane ku buryo yese ahamagara Fabiola ati Fabiola vayo hanze mbashe kuba nakubwira njye mwese mubona kangaha umugore akamarada n'umwavoka uburanira Rugema ari we mugore wa kamarade yese agira ubwo bukabona ko mu maso y'ubwoba bwahise bumwica bukamwuzura mu maso. Ese noneho bigiye kugenda bite kanga ibintu bigiye kuba noneho aragahumana noneho ko agiye kuba intambara ikomeye cyane ko navuga ko bita kamarade agiye kuba yateza akavuyo ndetse n'akaduruva yanga kwa Rugema noneho Rugema ari bwaze kuba yabigenza gute kanga ibintu bigiye kuba byajya ko mugiye kubona kino film yacu igiye kuba yagera iryoshye cyane byagero biryoshye cyane noneho kangaha ibintu bigiye kuba byaberamera uburyohe gusa kuri benshi mufite amatsiko rero andagira amabwire kanga ibintu bigiye kuba ku mugore wa Kamarade noneho navuga ko Rugema agiye kuba yakwihora ndetse Rugema agiye kubona umwanya wo kwihora ndetse Rugema agiye guhata ibibazo byinshi n'umugore wa Kamarade umubaza ati ese waje kutuneka niki cyatumye uza kumburanira ese amugiye kumuhata ibibazo byinshi benshi mugiye kwa mwabona ndetse mugiye kubona yuko kangaha ibintu bigiye kuryo ndetse ibyo benshi mwifuza ndetse ibyo benshi mumaze igihe kirekire mufite amatsiko amugiye gutangira kubona ko bigiye gutangira kugaragara muri no filme inzira y'umusaruro nyaboneka numva kanga ibintu bigiye kuryo ndetse beshe mufite amatsiko ndetse beshe mwasigaye musko bigiye kugenda amugiye kubona kino filme yacigiye kuba yagera iryoshye cyane. Se noneho biraza kuba byagiye bite kanga bita ari nawe yari haze ko ari yarakaye ko ari mwabonye ko yarakaye avuga ati uko byagenda kose Anita naramuka atabaye uwanjye nzabiyicira ngiyewe nzabica nishaka nzajye muri gereza ariko anzi yuko namwe namaje kuba nabarimbure. Se noneho bigiye kugenda gute aho twamaje kubona ko bita Anita nawe yamaje kugenda ndetse Anita adakunda ari ndetse Anita yavuze ati naho kugira ngo ukunde napfa ikiruta napfa no kugira ngo nkundane nawe. Se noneho bizagenda gutara ari bwaze kuba yakora ikikabwiye Fabiola ati kugira ngo mbareke kugira ngo mbaha amahoro ubundi nisubire aho navuye nsubireyo nuko munsubiza amafaranga yanjye yose mukansubiza muri kimwe cyanjye cyose nabahaye kandi murabizi ko ahanga bitare yagiye amafaranga menshi kwa Rugema yagiye abaha amafaranga menshi cyane angira ngo bishi murabizi ko amafaranga bagiye baharuka amafaranga menshi cyane ku buryo Rugema kuyishyura ari ibintu byamugura cyane ndetse nta nayo yabona. Ese noneho bizagenda gute Fabiola ari bwaze kugenza gute kanga bita Fabiola afite ubwoba ko Fabiola byamucanze ko Fabiola byamurenze mwamenye kanga bita Fabiola yashatse no kuba yagerageza gucika gusa bikarangira aramufasha amubwira ati ugiye he ibyo watangira utabishoje. Ese noneho bigiye kugenda gute kanga bita ari yarakaye ko arafite umujinya mwinshi cyane ko arafite umujinya udasanzwe noneho anga ibintu bigiye kuba byagenda bite kuri benshi mufite amatsiko rero amugiye kubura akagaje kagiye kuzana kagiye kuza ari uburyo ndetse akagiye kuza ari umuriro rero nyaboneka nimugezanga bwa mbere nta kindi kintu mba ngusaba usibye kujya muri comment ndetse ukagerageza no gukana kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana kandi tujye dukomeza kugenda dusobanukirwa byinshi muri no filme inzira y'umusaraba ko ndabizi ko ari benshi cyane mwasigaye amatsiko ndetse ari benshi cyane mwasigaye mwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda gusanga ndaza nkabasha kuba nabaganiza ndetse nkabasha no kuba nababwira ibigiye kuba byakurikiye byose rero ku bantu mumbaza ati ese kubera iki ibintu tubwira tubibona kuki ibintu tubwira uvuga ati bigiye kugenda gutya birangira n'ubundi tubonye ko bijemo ubibona gute ese ubikure ngo natwe tuzajye tujye twirebere ese episode igiye gusohoka bari gukayireba ndetse n'ibindi byinshi byose ugenda bibaza uvuga ati bizagenda nibi ubimenya gute ubundi ese kubera iki bitubwira tukabibona bikagaragaramo kubera iki utajya utubeshya ngo ibintu tubwiye ntitubibone ko abandi baza bakatubeshya ariko wowe y'ubitubwiye tubibona nimba ugira ngo ndakubeshya ushobora kujya muri video twashyize hejuru ukabonamo comment zibivuga kuko ni comment nyinshi zagiye zibimbwira nanjye rero niyemeje kuza kubabwira ukuri kose ndetse mbashe no kuba nababwira impamvu nzahanga nkababwira ibigiye kuba byakurikiye byose. Nyabuneka munyereka urukundo rudasanzwe munyereka yuko munkurikira njya mbibona muri comment mushyiramo emoji y'umutima munyereka yuko munkunda cyane kandi ibyo mbabwira byose mubibona. Nyabuneka rero kubona munyibazo cyane muvuga ati ese ubibona gute ibintu bigaragara muri no filime z'umusaraba wo kuki uzuka bitubwira tukabona koko byaba ubundi ubikura nyaboneka rero andagira mbabwire ko ari ngewe Soundman umuntu ufata sound yira filime yose ni ngewe ubihibereye ndetse amajwi mwumvamo kuri ya Rugema avugamo kabyumva ni ngewe ugenda ubifata buriya kamera yonyine ntiyabasha gufata amajwi ndetse n'amashusho niyo yagerageza kubifata ntago byabivuga neza ariko nge ndi muri bamwe bafata sound kugira ngo mubashe kuba mwakumva amajwi ameze neza ndetse mubashe kuba mwayireba inasa neza rero nyaboneka niyo mpamvu ibintu byose biba byabiri mugenda
mbibona kandi nkazanga ku bantu mu nkunda ku bantu mufite amatsiko nkazanga nk'amamara amatsiko nyaboneka buriya hari ikintu bita amatsiko ashobora kuba yakwica amatsiko ashobora kuba yaguhitana nimba rero nawe ujye ugira amatsiko menshi umenye ko hangaha ariho naje kugira ngo mbashe kuba nagira icyo mbabwira ndetse mbashe no kuba nabamara amatsiko kugira ngo amatsiko yanyu abashe kuba yagabanyuka kandi bisikari benshi mugenda munshimira mubwira ati nyaboneka ujye utumara amatsiko kandi ibyo tuba twibaza byinshi ugenda bidusubiza nawe uba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ushobora kuba wajya muri comment ukabasha kuba waduha igitekerezo yanditse ukatubwira ko ubyumva kugira ngo ibintu bishobora kuba byagenda neza ndetse ibintu bishobora kuba byaryoha cyane muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Ese noneho bizagenda gute kango bita Cyusa nawe akomeje kuba yagaragaza imyitwarire itari myiza ndetse Cyusa akomeje kugenda babaza benshi ndetse benshi muri kugenda mutegwa gahinda n'ibintu Cyusa ari kugenda akorera iribageze. Ese noneho ibintu Cyusa yaba ari gukora yabagamije iki kubera iki Cyusa ari gukora ibyo kubera iki Cyusa ari kubabaza iribageza kandi twarabonye ko iribagiza akunda Cyusa ndetse iribagiza inshuro nyinshi yagiye agira gutya agatabara Cyusa. Nyamwabonye ko ubwo Cyusa yari yarashimuswe murabizi mwese abantu mwagiye muyikurikirana guhera kuri season ya mbere abishi mwagiye muyikurikirana mwagiye mubona ubwo Cyusa yari yarashimuswe mwabonye ko umuntu bita iribagiza yagiye mu mashyamba iribagiza akabura amahoro agahiga Cyusa akajya kumushaka bikarangira mutabaye gusa muri kubona kanga bita Cyusa we nta gubitekerezaho Cyusa nta mu afite iribagiza ndetse Cyusa nta nimuwe afite umwana iribagiza twite. Nyaboneka rero niba ufite umubyeyi utwite unyaboneka ujye ugerageza utume yishima kuko umubyeyi utwite yaramutse ababaye ni kwa kundi ubyara umwana ugasanga ubyaye umwana utagivuga umwana uhora wigunze umwana utagikunda guseka ngo nyaboneka nimba uzi ko ufite umugore utwite ujye ugerageza seke yishime kugira ngo azabyare umwana wishimye. Urabona umwana wavukanye agahinda nyaboneka ndabivuga mukagira ngo wenda no gukina cyangwa no kubabeshya ariko ibyo bintu murabizi yuko hari umwana uvuka atavuga wa mwana uvuka kujya ubona hora yigunze. Rero hangana avuga ko Cyusa ikosa ari gukora ryo kubabaza iribagiza atari guhemukira iribagiza ahubwo ari guhemukira n'umwana iribagiza twite. Ese Cyusa ibintu yagukora ni ibiki? Cyusa ibintu yari gukora abagamije iki? Dore ko benshi mwagiye muza muri comment mukavuga ati ibintu Cyusa ari gukora ameze nka Rugemwa, imico ya Cyusa ni nk'iya Rugemwa neza kuko ibintu Rugemwa kura byo gukunda abagore na Cyusa nawe arabifite. Ese noneho Cyusa azabasha kuba yasaba imbabazi umunsi iribagiza yahomotse. Dore ko navuga ko akuva iribagiza yaba impumyi kuva iribagiza yaba impumyi ngira mwese mwarabibonye ko Cyusa yahise yatangira kumwereka yuko atakimukunda kandi murabizi neza ko Cyusa mama Cyusa ndetse na papa Cyusa bagihari Cyusa yafashe akaboko iribagiza akamubwira ati nzakubera amaso ndetse nzakubera buri kimwe cyose uzakenera uzakinsabe ntabwo uzakibura mpari. Gusa muri kubona kanga Cyusa atigeze arindi isezerano rye nk'umuntu w'umugabo ahubwo akomeje kugenda ababaza iribagiza. Ese noneho bizagenda gute iribagiza naramuka humutse iribagiza naramuka humutse Cyusa azasaba imbabazi. Ese we mu mwanya wawe uramutse ugize gutyo ukaba iribagiza urumva waha imbabazi Cyusa? Nawe jya muri comment tubwire ati ndumva naha imbabazi Cyusa nkamubabarira. Dore ko mwamaje kubona ko angaha uwo bita Sylvie yabwiye Cyusa ati yabwiye iribagiza ati tujye tuhamagare mama mbimubwire kubera ko ibintu Cyusa ari gukora byo gutangira kuzana abagore ntago ari byo. Gusa mukabona kanga umuntu bita iribagiza byanza akavuga ati wimuhamagara ahubwo ntago nshaka yuko tubiteza ntago nshaka kwiteza mabo. Kwese ibintu iribagiza yaba ari gukora ni ibiki? Iribagiza yaba ari gukora abishi byagiye bibaza muravuga ati iribagiza urakagoryi iribagiza baretse bakavuga ibyo Cyusa ari gukora wenda Cyusa akisubiraho. Ese noneho bizagenda Rwanda nyuma yuko Kigali Youth Talents bateguriye filime zagiye zikundwa nka ibara ry'urukundo agahinda k'umwana noneho ikuzane filime y'akataraboneka yitwa Intimba y'Imfubyi. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Celine wabyariye iwabo afata umwanzuro kujya Kigali gushaka amaronko none imyaka 10 irashize none aragarutse. Mami ese ndaya niko ziteye nuko guko sikayimeze Marceli Sari Celine bamwimye umwana we. Mami uramumatana gumum mitagukura mu mutima ngurije urama umwana wanje cyana gumum Big umubyeyi utagira umutima birangiye haye papa Celine gatanya kugira ngo inyungu zose azikubire. Umubyeyi nka papa wanje nka se wa Celine nka se kuruguriye mwana urahunga. Narese ko ubucamanza bwadutandukanije umwe akagiye undi akagiwe iwe se sinjya majya shaka uwo mwana kamumisha. Celine afashe umwanzuro mubi wo kujya mu bapfumu kugira ngo abashe kubona umwana we ariko ntazi yuko umupfumu afite gahunda yo gutamba umwana we. Akabonye Ego Ese bwenge namenye yuko Celine ari mama we
bizagenda bite? Ese mama Serine we niziye nyungu yaba akurikiye kuri Bwenge? Vugishijwe. Uyu mupfumu we ibye bizagenda bite? Kurikirana filime igushe kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Manuka muri comments kwa opinions. Ni comment ya mbere ukike ukore subscribe ubundi uryoherwe episode ya mbere yahageze. Inimba y'imfubyi. Nduvugisha uriya mugore wawe ngo ni mama Serine. Hano gatuye ntabwo. Mu mwana wanjye. Kuko atari ibyo ngibyo. Okay, yes, na gafilme keza cyane benshi bagiye bakabona barakirahira bavuga ko agafilme karyoshye cyane. Niba nawe utari wayireba, icyo usabwa nta kindi no kunyarukira ubundi ukabasha kuba wayireba kugira ngo akomeze kugenda uryoherwa na sinema nyarwanda, sikomeze kugenda uryoherwa na filme ziza ziryoshye z'u Rwanda. Ese noneho bizagenda bitekanga twamajije kuna ko bita Emiretse na Kamarade bakoze agashya ndetse benshi bashimishijwe n'agashya Emiretse na Kamarade babashije kuba bakorera ugemwe. Mwabonye ibintu hango bita Emiretse na Kamarade bakorera ugemwe ko bafashe ugemwe ubundi bakabukubita umutwe bakawosamura bakabugira nk'igihaza kikubise muri kaburimbo. Abenshi mwarishimye, benshi murabashimira cyane, benshi muravuga ati ibintu Emiretse na Kamarade bakoze turishimye cyane ndetse turanezerewe bitewe n'udutendo babashije kuba bakorera ugemwe kubera ko ugemwe yari yarigize karakagiye, ugemwe yari yigize inkazi, ugemwe yari yagize intare gusa. Abana hanga baraje baramuhabura bamwereka yuko nta mikino ndetse bamwereka yuko ibindi biracyaza ndetse batitegereje kumugira nabi ndetse natitonda bari bwaze no kuba bamwica. Mwabonye kangaha ngubundi Emiretse na Kamarade bajya kuza bari bafite gahunda yo kugira gutya bakica ugemwe, ariko mwabonye ko Fabiola yaje gutya kamera nkaho atabaye. Ahubwo Fabiola yazaga ngaho avuga ati ni biki bibaye ubwo ugemwe bamukubita gahetata agasakuza agira bwinshi mwarabyumvishe ku bantu mwayikurikiye. Ahangaho rero Emiretse na Kamarade bahise bagira gutya barahunga. Bakimara guhunga nibwo bwo kwanga bita Fabiola yaje akareba agasanga ugemwe agihamye hasi ubundi agatangira gusakuza atabaza avuza induru. Rego mwese mubona ko ango bita Anita isasohoka mu nzu ubundi ango bita Kamarade nawe bageta bataka Emire bageta bataka Fabiola ubundi bakamukubita bakamuvuna akaboko. Aho urumva kanga ibintu Emiretse na Kamarade bakoze ari ibintu by'agaco ndetse benshi mwabishimiye cyane mukavuga ati ibintu mukoze muhaye ugemwe isomo ugemwe muramwemeje ntagazongera kubakinisha kubera ko mwabonye ko nta mikino bafite ndetse nta bintu byo gukinata ndetse nta bintu byo mikino bazongera kugira kuko babonye ko ugemwe nibatamukura mu nzira azakomeza kubagenda ndetse azanabagira nabe akabatanga akabice. Se noneho bizagenda bitekanga no bita ari nawe yiyemeje kuba yajya kwihora ndetse ari yemeje kuba yakwataka kwa Emiretse na Kamarade. Biri bwaze kuba byagenda bite nawe amatsiko ni menshi nawe uri kubatswe bigiye kugenda gusa ndagira nkubwire kangaha mugiye kubona ko Emiretse na Kamarade bagiye kuba batungura ari byo ari gukora atabizi ubwo bagiye kuba bamushimuta. Bishimwe yuko arashimutwa ndagira mugiye muri comment mutubwira ati twishime yuko ari bamushimuta ari ni bamushimute kuko ari nawe muri kubona kamajije kwigira karakagiye ndetse ari nawe akomeje kwiyumva batari bamuha isomo rikomekere gusa ugiye kubona ko bagiye kumushimunda ndetse navuga ko bagiye kumushimuta bikaba nk'amahigwe ya Emiretse na Anita. Akini kwango bita Emira agiye guitabwira arati kugira ngo tukurekure ugomba kuduha amafaranga menshi cyane. Ngira ngo mwenye kubwo bashimutaga ugemwe abamubwiye ati babwahamagaraga ngira ntambara akamubwira ati kugira ngo turekure ugemwe no kuduha miliyoni 5 ubundi tukamurekura akagaruka cyangwa tukamwica. Rero navuga ko ari byo bagiye gukora ari ubundi bagahamagara mama ari bakamubwira ko nadatanga amafaranga menshi bari bwaze kuba bakwica umuhungu we. Kandi muri bizi ko mama ari akunda ari cyane ashobora no kuba yatanga amafaranga kugira ngo ari babashe kuba bamurekuza. Rero amafaranga bagiye guha Anita ndetse na Emire amafaranga agiye kubatunga ndetse bagahita bahunga bakajya ahantu kure cyane ku buryo nta kintu na kimwe kizongera kubataka cyangwa arengo bamurekuze n'undi ayongera batake. Mugiye kubona ko noneho agaha ibintu bigiye kuba byaryoha. Naze kubabwira byinshi kugira ngo ntabasha kubona kwica ino filime. Namwe mambwira ati nta kindi kintu musabwa no kuguma kuyikurikira kugira ngo dukomeze kugenda tuyiryoherwa ndetse dukomeze kugenda tureba umusozo w'ino filime inzira umusozo. Dore ko benshi mugenda mubaza muvuga ati ese bizagenda gutizarangira ryari gusa ndagira mbabwire ko igiye kuba yiyagira ku musozo. Koresha mwibaza ati bizagenda gute. Mugiye kubona kangaha ibya ugemwe nabyo bigiye kuba byaragira ndetse ugemwe agiye kuba yiyajyanwa muri gereza ndetse na Fabiola bakajyanwa muri gereza ndetse na nyina ntambara ubundi bagahanirwa ibya byose bakoze. Deko navuga ko nyina ntambara yagarutse intambara yabaye intambara. Mwabonye kwangaha urusaku rwabaye urusaku kwa ugemwe kagasaku ka nyina ntambara kongeye kugaruka. Wabonye ko nyina ntambara yateje urusaku gusa ntabwo mwabona ko urusaku rugiye kubera ntabwo mwabona intambara igiye kubera hanga kwa ugemwe uwo bita mama Kanyana nawe ndetse na mama Iribagiza batari bigaragaza. Mugiye kubona kanga mama Iribagiza nawe agiye kwataka nyina ntambara ubundi bagatukana kakahava. Mugiye kubona ikintu bita intambara y'amagambo aruva
urumva kuri no hanga noneho ibintu bigiye kuba abyaryo mwamaje no kubona kango bitani mwamaje no kubona kango bita Isimbi nawe ari mu buzima butoroshye. Isimbi ibintu ari ku ahantu ari kuba ibintu bitameze neza ndetse bashobora kuba bana kwiba umwana ngira ngo bishe ko no mugabo ngo ni shitani yapanze kwiba umwana wa Isimbi ngira ngo beshi mwagiye mu byumva ndetse beshi muravuga ati Isimbi gira uvaho ngaho uhunge Isimbi vanga ugende. Ese none bizagenda gute ko navuga ko Isimbi nawe umwana bari mu maso ndetse umwana wa Isimbi ashobora kuba yakwibwe. Se bizagenda gute animene ko kumva yuko Imana izarinda umwana wa Isimbi ndetse Imana izaba iri kumwe n'umwana wa Isimbi nta kintu azaba. Ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen kuko beshi murabizi ukuntu Isimbi akunda umwana we ku buryo Isimbi abuze umwana we ashobora no kuba yakwiyahura. Ngira ngo beshi murabizi uburyo Isimbi yavuye kwa Rugemwa yavuye iwabo ayanga gutanga umwana we ngamuhe kwacyusa ngo bamujyane muri Amerika. Ngira ngo ubonye ko yanze kuba yamutanga ubundi akaguma ku mwana we ndetse akagumana umwana we akanga kuba yamurekuza. Numva ko Isimbi agize gutya akabura umwana we Isimbi agize gutya agasanga umwana we bamutwaye ashobora no kuhita yiyahura. Gusa abeshi mwamubyibazwa ukuntu bizagenda ndetse beshi mwamufite ubwo bavuga ati none bizagenda gute ko umwana wa Isimbi agiye kujya mu byago umwana wa Isimbi agiye kujya mu mazi abira bizagenda gute mugiye kubona kangaha umuntu ugiye gutabara umwana wa Isimbi ntago muvuze nzamuvumba gusa mugiye guhita mubona yuko umwana wa Isimbi agiye gutabagwa ndetse nta n'ikintu azaba dukuri vuga ko shitani none ari bwaze kwita yitonganya agahita avuga ati none bigenze gute no mwana agiye hehe. Ese none bizagenda gute nawe amasiko ni menshi nawe uri kubaswa bigiye kuba byagenda gusa nta kindi kintu ngusaba ku munsi w'ejo andabararitse babwira yuko akandi gace kagiye gusohoka ndetse agace kagiye gusohoka ari urumuri cyane ko beshi mwitonganyije muvuga ati ese ino filime mwazaduhaye nk'isaha ko muduha iminota mike cyane kandi ino filime ari filime nziza cyane kandi ari filime iryoshye byibuze mwayigize nk'isaha gusa najya mabwire ko isaha bitakunda ari gusa tugiye kuba twagerageza twongere iminota gusa tuyigire nk'iminota 40 kuko nababwiye yuko iminota 40 kuko nababwiye yuko icyifuzo cyanyu ari nk'itegeko kuri twebwe ndetse ibyo mwifuza tugomba kujya tugerageza ubundi tukabaha ibihwanye n'ibyifuzo byanyu. Rero ku bantu mwifuza ko twayigira isaha ntago byakunda kuko isaha yatugora mushobora gusanga tujya tuyikora nka rimwe ku munsi kandi ntago byaba ari ibintu byiza nka rimwe mu minsi ibiri ariko ntago byaba ari ibintu byiza. Rero ikiza nuko twaya tugira gutya tukabakubita iminota 40 undi munsi tukakubita indi 40 mugiye kubona ko iminota tugiye kuba twayongera ko mwari mwarifuje yuko mama kagenda ndetse nakanyana bagarukamo mwabonye ko twamajije kubagarura ndetse mwabonye ko ahangaha baje none nta mikino ndetse baje bakamera ngo bagiye kuba barenda mama ibagiza. No ushobora kujya muri comment ugashyiramo igitekerezo ndetse ukatubwira uko byumva kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana kandi dukomeze kugenda tuganira kuri ino filime Inzira Musana. Babwira ati rero ani nahangancurije njye mwabanye kuri mikoro ushatse wahita Tiki Blaze ndabakunda cyane kandi boza ku mutima. Ciao ciao.